Muraho, nk'uko mubizi nitwa Matoki Excella, niga kuri JS Indabo. Byari kunshimisha kubana n'abana twigana ndetse n'abandi duturanye mu isabukuru y'amavuko yanjye, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 iterwa na coronavirus ntibyakunze. Uyu munsi ngiye kubereka umuryango wanjye. Uriya mugabo wicaye ku ntanga ya kizungu yitwa Rwibasira Jackson, ni papa. Akunda gucuranga cyane. Niwe kandi ubyuka kare akatujyana ku ishuri iyo turi mu minsi y'amasomo. Uyu mubyeyi nawe ni mama, yitwa Wamwezi Yvonne. Mama we akunda guteka cyane. N'iyi keke twariye niwe wayikoze, yari iryoshye cyane. Uyu mwana bahetse yitwa Matadondira, ni musaza wanjye mutoya. Niwe kandi bucura hano iwacu. Uyu wari uri gufotora ni murumuna wanjye, yitwa Amatarif Lenin. Uyu mukobwa uhetse umwana yitwa Mpinganzima Claudette. Dukunda kumwita Tantine Kodo. Niwe udufasha mu mirimo yose hano mu rugo. Twese turamukunda cyane. Nkunda umuryango wanjye cyane. Ese wowe umuryango wawe ugizwe n'abandi? Ninde ukunda cyane mu rugo iwanyu? Ese ni iki buri umwe akunda gukora aho mu rugo? Murabeho, ndabakunda cyane.